twongeye kubasuhuza kuri Dawidi TV. Imana iduhane umugisha, hanyuma Imana ibagirire neza. Hano turi kumwe, turi iburasirazuba, turi kumwe n'abatumirwa twabasuye, bifuje kubana natwe uyu munsi. Twabaha umwanya bakabibwira kugira ngo dukomezanye, Imana idushyigikire. Muraho neza? Yego. Nanjye ndi Sanzumuhire Faustin, ntuye mu karere ka Kayonza, umurenge ni Murama, akagari ni Bunyetongo, umudugudu ni Mpirindi. Ubwo rero ndubatse, mfite na madamu, nawe turi kumwe arabimbwira. Yego. Muraho neza? Yego yego. Baje kubasuhuza, amazina ni Ikimana Ishaka Sylvia, ntuye mu mudugudu wa Mirindi, umurenge ni Murama, akagari ka Bunyetongo, akarere ka Kayonza. Hanyuma Imana iduhane umugisha. Mbaheruka muri siribateri, ariko uko biri kose ndabona ibintu bimeze neza. Hanyuma Faustin, ukurikije amateka y'ubuzima wari urimo ritegura nk'ubukwe, umaze kumenya yuko ufite ubukwe, wumvishe umeze ute bitewe n'inkuru zari ziriho, byagenze bite? Maze kumenya neza ko mfite ubukwe, njyewe n'ubundi urabona ko twabanaga mu murimo wo gusenga Imana, narasengaga nawe mu buryo bwo ko twasenganaga, mukanjyana hirya no hino mu misozi, kuko n'ubundi gukora ubukwe ni ukuba umuntu yasenze, Imana ikabimfashamo. Ubwo rero njyewe nabikoze numva nta bwoba mfite, ntangiza umushinga w'ubukwe. Ubwo maze gutangiza umushinga w'ubukwe, namwe musenga muranshyigikira, Imana ikajya igenda nayo ibimfashamo, ikajya igenda imfasha mu byo ntashobora ikabimfashamo. Hanyuma Siri, wewe byari bimeze bite uri gutekereza umaze kumenya yuko umushinga w'ubukwe mwawutangiye, urebye n'ubuzima wari urimo, byari bimeze bite? Murakoze. Ubuzima nari ndimo narabwihanganiye, ndangije nizera Imana, ndasenga Imana, tubona idukoreye igitangaza, twatangiye ubundi ubukwe nta n'igiceri cy'atanu dufite mu mufuka, ariko Uwiteka yabanye natwe, ubukwe bwacu ibwigaragazamo. Hanyuma uko biri kose ndabona amavuta y'Imana arimo kubagaragaraho, Imana ishimwe cyane. Hanyuma Faustin, birashoboka yuko ubu bukwe wari ubufiteho amakuru? Ubukwe nari mbufiteho amakuru, kuko narabubwirwaga, kuko nakundaga gusenga hirya no hino, nari mbufiteho amakuru n'ubundi, kuko najyaga kurambagiza nk'abakobwa, nuko abakobwa bakanyanga, Imana yampaga amakuru, ndetse bugapfa kubw'umugambi w'Imana, kuko yari yarampaye amakuru ko ari izantoranyiriza. Hanyuma Imana iguhe umugisha uko byagenda kose. Dushimye Imana cyane kuko Imana yagushyigikiye. Hanyuma rero nguheruka utari wimukira inahangaha, ariko uko biri kose ndabona umeze neza cyane. Imana itugirire neza, kandi Imana y'amahoro igume ibambike imbaraga. Hanyuma bitewe n'amakuru yari ariho cyangwa n'ukuntu bari bakuzi n'imyaka wari umaze, abantu bamaze kumenya ko ufite umushinga w'ubukwe, babyakiriye bate? Cyangwa bamwe babibonye bate, babyumvishe bate mu matwi yabo? Yego, baravuze ngo ntago, ngo ndimo kubeshya, ngo ntago biriho, ariko kuko njyewe nari nzi icyo nokeje, njyewe n'ubundi ntago cyambujije gukomeza gusenga Imana, kuko nari nzi icyo nokeje, kuko yari yarambwiye ko inshyigikiye mu bukwe ngiye gukora, kuko nari naramaze guhura n'umufasha wanjye, twarabipanze neza, twarabyujuje. Ariko se hanyuma yuko winjira mu mushinga w'ubukwe, we wabonaga bishoboka bitewe n'uko wari uhagaze mu mufuka? Njyewe bitewe n'amakuru Uwiteka yari yarampaye ngo
nyuma ya zeri irakora ngewe natangije umushinga numva nkomeye numvise nkomeye ubwo ntangiza umushinga w'ubukwe ndavuga ntuwiteka ubimbwira azanshyigikira kuko nta n'igiceri cy'ijana nari mfite uko umufasha wanjye yabivuze niko byari bimeze rwose ni ukuri yakoze na nyuma ya zeru Sylvia we bimeze bite ukurikije umaze kumenya amakuru y'uko ugiye kubana na Faustin kandi uzi ukuntu byari bimeze? Yewe icyo nakoze nanze kwiyumva amabwire ya rubanda nizera Imana ndetse n'uwo yampujije nawe nizera Imana ngo gusenga mbona Imana irabikoze ku munota wanyu. Hanyuma rero murabona ko turi kumwe n'abatumirwa kandi turi kumwe n'umuryango. Uyu ni umuryango, aba ni abakozi b'Imana ndetse twagiye tubana mu bihe byari bitandukanye, ariko igihe kirageze kugira ngo bavuge Imana neza, Imana ishimwe. Hanyuma Imana ibaha umugisha kandi Imana igume kubashyigikira. Hanyuma si Faustin, bitewe n'igihe wari urimo wumvaga ushobora kuzagira urubyaro, byari bimeze biti? Yewe n'ubundi bitewe n'amagambo yari ariho kandi nanjye nareba imyaka nari imaze nkabona birakomeye cyane. Niba nari umusore ufite imyaka 37 nkarambagiza umukobwa mfite 37, nanjye numvaga yuko ntazabyara. Ariko kuko Uwiteka Imana yari yarambwiye ati, kuko nafataga amakuru y'Uwiteka Imana yari yarambwiye ati umva mugaragu wanjye nzagukorera ubukwe, narangiza kugukorera ubukwe nzahita nguha urubyaro, nzaguha akobwa na hungu. Ubwo rero Imana ibya mbere yarabinkoreye, yamaye abakobwa. None ubu ndimo ndayishima. N'ibindi rero nizeye ko izabikora, weho rwose nizeye ko izabikora. Hanyuma Imana igushyigikire. Nibuka ko ubwo bukwe bwawe naba naranabujemo ariko byagenze neza cyane. Imana igume kukwitaho. Hanyuma Sylvie, wowe bimeze bite? Umaze kumenya amakuru, ibintu uri kubikurikirana, umaze kumenya ko ibintu rwose bigeze kure, uri gutekereza kubana na Faustin, ibi bintu mu muryango babyakiriye bate, cyangwa wowe iyo wabirebeshaga amaso wumvaga bimeze bite? Nabibwiye umuryango nawe witegura umukwe kuko baravuga ngo nta ubasha gutandukanya icyo Imana yafatanyije. Ubwo mbibwira umuryango, igihe kigeze aza kureba umuryango, byose biruzuzwa nuko ubukwe burataha. Hanyuma Imana yarabashyigikiye uko biri kose. Numva yuko mbere yuko mukora ubukwe mwabanje kuba aho mwabaga, igihe kigeze muza kwimuka, byagenze bite kugira ngo muze kuva aho mwari mutuye mwimuke muze iburasirazuba? Yego, Imana iguha umugisha cyane. Tujya kwimuka tuva aho twari dutuye, n'ubundi twakoze ubukwe tubukora turi mu icumbi. Tumaze gukora ubukwe turi mu icumbi, tukajya dukomeza gusenga, Imana ikatubwira ngo iratwimuye. Ubwo rero tugakomeza tugasenga, aho dusengeye hose Imana ikatubwira ngo iratwimuye. Ubwo ngubwo umugambi w'Imana uko yabigambiriye niko yabikoze. Ikakunda kutubwira cyane ngo itujyanye ku mudugudu. Ubwo rero igihe cyarageze, twari dufite inshuti naho muri aka karere, niyo yaduhamagaye, iduhamagara itubwira ngo n'ubundi tuzazinaha, kuko njye nakunda gukora umushinga wo guhinga inyanya, ngo tuzazinahamo imirima mingi. Ubwo nicyo n'ubundi naziyeho. Ubwo rero n'ubundi nageze inaha, kuko Imana yari yaratubwiye ko twimuye, nageze inaha n'ubundi ubuzima bwacu turabuhakomereza, n'ubundi tuza dukomeza gucumbika nk'uko twakoreye ubukwe mu icumbi. Ubwo rero igihe cyarageze, Imana igira ite, Imana iradutabara, iduha ikibanza, iduha aho gutura,
none ubu twarubatse nubwo twahuye n'ibiza n'ibyo gusenyerwa n'ibiza, ariko n'ubundi Imana irabikomeje, turi mu gihe cyo kubaka, turimo kubaka. Okay, hanyuma mumaze kugera inaha, urugendo rwo kongera kuba gukodesha mbere y'uko muza kubona inzu, ariko mwabanje gukodeshaho cyangwa mwaje muhita mubona ibibanza? Twabanje gukodeshaho, kubona ikibanza twakibonye, ariko twarabanje gukodeshaho. Twari tumaze kuva mu nzu ya mbere tugiye mu ya kabiri, nibwo twahise tubona ikibanza tugiye kuva mu ya kabiri. Urundi ruhande bivuze ngo mbere y'uko mubona ikibanza mwari mufite amakuru y'uko mugomba kubona ikibanza mu iburasirazuba? Iburasirazuba, kuko twaje tukomeza gusenga. Mukomeza gusenga. Hanyuma uko biri kose nanjye nahageze mbona ko ari ibintu bitoroshye guhita umuntu abona uko yabona asenyewe, akabona aho kuba biragoye. Hanyuma hariya hirya ni hamwe nabonye mushobora kuba muri gusiza, murimo kubaka, ariho mugiye kubaka. Hariya turimo gusiza, niho tugiye kubaka. Wabonye ko batangiye no gucukura imyobo? Nabonye batangiye gucukura imyobo. Uko biri kose nawe bashobora kuba bacyubakisha ibiti. Ni ibiti tubakisha, kuko ari ahantu ntuye, nta taka ryo kubumbamo amatafari rihari. Wabonye ko ari urujagiri rw'amabuye. Okay, hanyuma Imana iduhana umugisha. Ndabona uko biri kose we n'umufasha wawe mumeze neza, amavuta aracyari yayandi. Mu kanya turagira ngo rero tuze kubakira, mukomeze n'ubundi munatubwira mu ijambo, mugire icyo mubwira abantu bose badukurikiranye kuri Dawidi TV, kugira ngo babone uburyo Imana yabagiriyemo neza. Ariko uko biri kose muracyayishima, muracyayitegereje, kandi bagiriye neza cyane. Hanyuma Sylvie, ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane, urashima Imana. Na Faustin arimo arashima Imana. Nawe Faustin, iyo ubonye yenda waravuye nko mu cyiciro cyo kuba silibateri, iyi saha ukaba ufite icyubahiro cyo kuba witwa umugabo, uba wumva bimeze biti? Tubwire. Njyewe iyo numva